basi nta nubwo ukeneye kumva ko basi imana nakumva. David dore ni ikinanga umamagarira ibintu ukabura bihinduye. Ariko nawe respect ashize igihe kinini. David rwose oya ibyo byo kuzana ngo ibyo kuryamana n'iki oya pe ntabwo ndi muri mood. Wumve ko no kuba naje ahangaha ni uko umaze iminsi untera ubwoba turabura mu nzira ukaniga ureba nk'ejo bundi uniga unsanga ku kazi wacu ukaniga wumve ngo nizira message zawe ukuntu wanteraga ubwoba ngo uraza kubivuga nicyo gitumye nzanga mbwira. Ariko basi uyu munsi wabonye byibose kuko cyaje kwicara aho ngaho basi nta kibazo dore ndekera ahangaha tuvugane ibyatuzanye mbese ndabizi ko nambaye neza basi ubu icyo ngicyo cyatumye mpamagara ahangaha wambwiye ngo singira ahandi nza ngo niyizire ahangaha bitewe n'ukuntu wanteye ubwoba ntabwo nari kureka kuza none naho nziye ntabwo uri kumbwira icyo wanshakiye. Ariko nukumva urabizi yose reba ngenda naje ku kazi urabizi asinye mbata wawe mbabarisi nanjye n'umujinya mwinshi cyane banagize bitewe n'ibyo twapanze none siko wagiye ukanyibagirwa. David nk'ubu ngubu ndimo ndavunika njyenyine sibyo no kuvunika nabyo ntubiha agaciro byo byonyine uribuka ko wanamfatiranye ndi umwana. Ariko twese twarakundana nari muto ariko ndabyumva ariko cyane sibyo ariko nawe wageze hariya wiyibagirwa ko dufitanye umwana. ndabizi napana cyo urayibona narayibonye none ko ntacyo wakoze ngo urize amafaranga usukura narwaye. ndabyiga ndabireba nkohereza erega nawe nta kintu kimwe ukora nta kazi ntaki ubura ahangaha gusa siko akazi kabuze akazi kabuze se byibuze uranafata ugahaguruka ukajya gushaka akazi nk'ubu ngubu uzi kuririmba uzi gucuranga ariko sindabona byibuze wanajya no gusaba n'ibyo biraka byo gucuranga. Hari aho washatse urahabura ubu tubari twose twinaha warazengurutse ubura ahantu uririmba. none ibintu byose ni ngiye reba nk'ubu gahunda twapanze ishobora no gupfa kubera ko ibintu byose ni ngiyewe umunsi Kevin yamvumbuye. Ariko umupango ugomba gukora neza kuko icyo kintu cyakumenye ikibazo ntibikora njyenyine wewe ni nka wagira ngo ntuhari icyo ushaka mbese nyohereza amafaranga umwana yarwaye umwana ibibazo mba nifite nanjye ubwanjye ndarera by'ubwabyo umwana yenda kungana nkanjye. Ariko mu matima wakoze kuza nyine tu nkuko nabikubwiye nashaka kugusaba imbabazi. Ikindi kuri ako nyine nitwaraga wenda ibyo bitaga kugushyira ku gitutu niruga nkuhoza ku nkeke mubaza ibintu bimwe na bimwe bidafite buriye n'akazi tuba turimo mbabarire. Ariko none hagati aho ntabwo ari imiterere yanjye cyangwa se imico yanjye biriya twabikoze mu rwego kugira ngo nyine turebe niba umukozi nyine wenda limite y'umukozi nyine nimba wenda hari ibintu ashobora gukoreshwa nuko akeneye akazi cyane bitagutangaza ko iyo uramutse unabikoze twari kukwirukana tukakwirukanira niyo mpamvu. So warakoze rero kwitwara kuyana yitwaye ariko nyine mbabarire. Nasobanuye kuki basi mudatekereza ko wenda mushobora no gutestinga gutyo umukozi akaba ari ugenda. Nawe urabizi ko hari ahantu bijya biba ibintu nk'ibyo ugasanga nk'umukozi agiye nk'ahantu bakamuha akazi wenda bitewe n'ukuntu wenda yaje gakeneye cyane se uburyo yari ababayemo bakamufatirana bagaprofita nyine izo ntege nke yari afite cyangwa se n'ayo mahirwe yari abonye bati ubwo twamuhaye akazi yakora buri kimwe dushaka kuba twamukoresha mu nyungu zacu bwite bidafite aho bihuriye n'akazi. Ibyo ngibyo ni ibintu cyane muri kano kazi. So ntabwo rero twabikoze cyangwa se njyewe nabikoze kuko ariko nabishakaga.
Mane nyine urakoze kunsabye imbabazi ariko ni ukuri byarambabaje. Ibyo byanatumye mfata kampani yanyu ukundi kuntu. Byarambabaje cyane. Iryo zina Mama Tino nta mbabarira rwose ibyo bintu bireke. Sinzongera kumva yego sinzongera kumva urivuga yego ndabizi ubu uri gushyikira nyine uri ukuntera ubwoba n'iki singomba no kugusuzugura ndabizi ariko iryo zina niba udashaka ko tugira ibyo dupfa sindishaka. Akomeza umukobwa neza ntabwo ushaka no kwitwa izina ry'umuntu. Sindi umukobwa se njyewe waramfatiranye ndi umwana nuko ntagiye kukurega. Iyo hazamo n'amategeko wari kuba ufunzwe n'ubu ngubu wari kuba ugifunzwe nawe ibyo urabizi. Rero ibyo byo kumbwira ngo Mama Tino ngo Mama nde ntuzongere pe bitazanagucika tuzaba turi n'ahantu bikagucika ukabivuga ndaza ariko ngo byasheri n'iki byose tube tubiretse tube tubishyize ku ruhande bizaba bizana nyuma sibyo ndayakohereza ahubwo mva nkubwire ku kazi ntabwo bosi yabura uje ukamubwira ngo uraririmba uranacuranga ntabwo bosi yabura kubyemera kuko akunda ibintu gushimisha abakiriya be akunda nyine abashaka ibyo abakiriya bashaka nawe n'ibyo bashaka ntabwo yabyanga ahubwo waza ukamwaka akazi ariko kuri kondisiyo imwe yo kundeba nk'umutanzi ntihagire umuntu umenya ko tuziranye n'uyu uri kubyumva ntihagire umuntu umenya ko tuziranye niba bimenye ubwo nawe nyine uzaba wikuye amata mu kanwa ahubwo umwana aragukunda ibyo byo kugarura umwana wewe zana nta kazi ukeneye nimero za bosi nta kibazo kugira ngo kandi bya bintu byawe byo gufuha wakoze kuza nyine tu nkuko nari nabikubwiye nashaka kugusaba imbabazi. Ikindi kuri ukuntu nyine nitwaraga wenda ibyo bitaga kugushyira ku gitutu niruga nkuhoza ku nkeke nkubaza ibintu bimwe na bimwe bidafite uburiye n'akazi tuba turimo mbabarire ariko none hagati aho ntabwo ari imiterere yanjye cyangwa se imico yanjye biriya twabikoze mu rwego kugira ngo nyine turebe niba umukozi nyine wenda limite y'umukozi nyine nimba wenda hari ibintu ashobora gukoreshwa nuko akeneye akazi cyane bitagutangaza ko iyo uramuko nabikoze twari kukwirukana tukakwirukanira niyo mpamvu so warakoze rero kwitwara kuri nawe yitwaye ariko nyine mbabarire. Nasobanuye kuki basi mudatekereza ko wenda mushobora no gutestinga gutyo umukozi akaba ari ugenda. Nawe urabizi ko hari ahantu bijya biba ibintu nk'ibyo ugasanga nk'umukozi agiye nk'ahantu bakamuha akazi wenda bitewe n'ukuntu wenda yaje gakeneye cyane se uburyo yari ababayemo bakamufatirana bagaprofita nyine izo ntege nke yari afite cyangwa se n'ayo mahirwe yari abonye bati ubwo twamuhaye akazi yakora buri kimwe dushaka kuba twamukoresha mu nyungu zacu bwite bidafite aho bihuriye n'akazi. Ibyo ngibyo ni ibintu cyane muri kano kazi so ntabwo rero twabikoze cyangwa se njyewe nabikoze kugukora ariko nabishakaga. Mane nyine urakoze kunsabye imbabazi ariko ni ukuri byarambabaje. Ibyo byanatumye mfata kampani yanyu ukundi kuntu. Byarambabaje cyane. Ni ukumbabarira. Ikindi natakwibagirwa kugushimiraho kuva wagera hano ibintu byarahindutse cyane abakiriya barakwishimiye. Ikindi gahunda ukuntu wazihinduye ibyo nyine musigiye mukora n'icyifuzo wenda yatanze cyo kuba twabuzanya gukora amasuku urabona ko byahinduye ibintu byinshi ntabwo mukivunika nka mbere. Ndabashimiye ni ukuri kandi nanjye mbasabye imbabazi aho nitwaye neza. Njyewe wibuke ko mbana nawe ibintu byo gufuha kwawe simbisha ahubwo si ikibazo ko ari iki ngiki Gasaro ko muziranye. Gasaro se buriya tuzabisabika farika nta kibazo ufite ukuntu muzabihuza tuzabihuza nabura ko mu kazi noneho turi kumwe tubirenze n'ibyo tukora kwa Jesu
kibazo mwene murizi se kumwambika kugira ngo uze kumuhamagara no gukora ikintu yafasha banzizi n'umuntu twemerezo ubwo utangiye kuzana byafuha ryawe nuko rero kandi nta nubwo ibyo gurira ahangaha hari ubuhungu yankurikiye oya ahubwo se niyo mpamvu noneho wanze no kwicara ku buriri wawe waje no kwicara oya ibyo ntubizane pe siporo no kundekaza waba wangiza ndumva byarebye mbese uragiye ntagenda tumubwire icyo ni kimwe ugomba kuza twega gusura umwana ibyo by'umwana tuzabirebaho nabyo nkaba wenda naravuze amagambo menshi nkanabubahuka no kuri mumbabarire byari byambabaje nari nabyegereje umutima mumbabarire ndabashimiye kubw'icyizere mukomeje kungaragariza nubwo nababaye nyine nkabyegereza n'umutima ariko naje kubona ko atari ko mumeze ariko wenda ntekereza ko biriya bintu mutazajya mubikorera abakozi bose kuko twese ntabwo dufata ibintu mu buryo bumwe hari n'uwagenda adasezeye numva rero wenda ntanze nk'igitekerezo biriya bintu mwabireka pe ko byarambabaje ku giti cyanjye ariko nta kibazo ndababariye ni ukuri yarakoze cyane ikindi ntabwo nakurenganya nanjye ninjye nababara wenda nanakwitwara nabi cyane kuruta uko witwaye kuko biriya ni ibintu bikora cyane cyane ku marangamutima y'umuntu ikindi biringezeho ikindi twifuje kukugira umukuru w'abandi bakozi bari hano murakoze cyane ni ukuri mani icyizere mukomeje kungirira nawe warakoze gukomeza kwitwara neza mu gihe umaze hano waduhaye icyizere nyine nawe cyo gutuma tukwizera tubona ko nyine ushoboye kuba wayobora abandi bakozi so rero niba nta kindi ntekereza ko ikintu njye nshaka kukubwira nyine nshobora kugusaba imbabazi kuri biriya nkanakumenyesha ibindi bigiye gukurikira mu minsi iri imbere dushobora kuba dufite inama n'abakozi bose na boss ahari tukagira icyo tubivugaho tukabinonosora neza wabonye ko dufite abakozi bashyashya ntabwo turakorana inama kuva baza uretse kugenda tuganira bisanzwe ariko nyine tugomba no gukora inama tukaganira hari abafite ibibazo batarabitubwiye natwe hari ibyo tuba dufite tutarabibabwiye hari byinshi bigenda bihinduka ahandi se wowe ahandi meze neza no kuri mane kandi ndishimye cyane umve ngo ndabashimiye ni ukuri muri kampani nziza buri wese yakwifuza gukorera ndabashimiye ni ukuri kandi mwumve ngo ndishimye ndetse n'izo mbabazi rwose nanazibahaye kera warakoze cyane yakomeje kuba umukozi w'intangarugero rero nifuza ko wenda n'abandi bagufatiraho urugero bakajya bareba gukora kandi uzanakomerezaho murakoze cyane no kuri mane waruhutse okay ase buriya iyo uciye mu kabari iyo uvuye ku ishuri kugira ngo uze hano urebe n'ibyo wakora wenda ukaza ukajya gucara mu kabari neza uguhamagaye ariko neza uruje gukora iki wari ugiye kuhakora iki buriya kubizi ko ibintu ntabikunda byo kugusanga mu kabari niba wumva ukeneye kujya gukora akazi genda ujye usimbura umukozi umwe niba noneho uhitemo ikintu kimwe ishuri cyangwa akazi niba rero wahisemo kwiga iga ubishyireho umutima wawe n'ubwenge bwawe ibindi byo kujya mu kabari ibyo bintu urabizi ko nawe mbishaka nkabura wambaye ko ikintu wakoraga ari iki ariko niko wahise unyirukana naho n'ubundi nari ntashye nuko naciyeho numva fiance wawe bari barimo kumuniga nshare ngiye kumutabara ugamuniga nasanze nyine ndimo kubimubaza nasanze hari umugabo urimo kumuniga bari bicaranye Nesta watumye natabivuga gira neza nyine
meze neza kabebe we twari turi kumwe twirirwa kivuguto wacu aka amazina yose uyumva mwaramwise pe n'ay'abana nyine ariko se n'umwana erega yarakuze abo bebe uzakomeza kumufata nk'umwana kugeza no cyane ntabwo ari mukuru nese uzi ko ubu ngubu bamutereta kugeza igihe azaba atakiri iki bamutereta bandi none se hari imyaka umuntu yaba afite murusha gahunda nari bucya kose ahubwo we nuko wenda kureba mu maso yawe ariko rwose nese turangana pe nta muntu wakwishyira mu kaga bingana gutya nta myaka murusha wapi yatangiye kwiga ari mutoya rero ndaba ngo byarihuse nubwo ari muri kaminuza mu wa mbere kaminuza ariko haracyari kare nta n'impamvu yabyo utazana mushuka ngiye se ko wanza akakuza akabijya mu wowe uramuruta ariko mana we uri mukuru yego uzi gufata imyanzuro ubu ngubu tubonanye wabona ko muruta noneho nsigaye mbona kura buri munsi uzi ko wagira ngo aranduta ngaho mbwira sibyo ntanze mbwira ngo habaye iki iki kuki utambwiye mbwira iki ko mvuye kuri toilette mbwira nyine niba ikibazo kirasanze ukaza utameze neza siko cyumisha mbasi nabwiye ko umutwaro umereye nabi bebe babimbwiye ibiki se babimbwiye ibiki nyine byagenze bitaba umukiriya mwagiranye ikibazo byagenze ute mwapfuye iki yagushakaga iki uyu se utekereza ko kuki ureba uyu se hari n'abandi byagenze ute mbwira erega ndi umuntu wo kwizerwa ndi umuntu wabwira ndi umuntu udakwiye kugira ikintu na kimuhisha niba dukundana njye nawe especially no turabana hano kubera iki wumva ariko ushaka kumvisha nta mpamvu nimwe ufite kugira ikintu utambwira sibyo mbwira wowe wavuge umbwire kabisa nta kibazo na kimwe kindi gishobora gutuma utambwira sinzi wenda niba impamvu wabimishe se ni iyi ni uko se wenda ari uwo muhungu ni ngombwa ko mukubwira nta kibazo sibyo basi urambabarira cyane urabizi ngo wanteye imbabazi rero ntugahangayike ariko bebe ni ukuri ibyo ngiye kuvuga nyine wumve ko nanahindutse atari ndahari ku bwawe nyine urumva nyine ubundi ukuntu byagenze ariko ni ukuri noneho bitinde nyine numve ko ariko nyimeze narahindutse pe umuntu waje ku kazi bamwita David nyine like he's my ex twarakundanaga mbere y'uko nza ntacyagiye nyine duhura rero ukuntu nyine yanyitagaho pe kandi urabizi umuntu yari mu rukundo niyo umuntu yagukorera nabi ntabwo ubibona pe rero twagumanye gutyo ariko bari bakimara kunyirukana ku kazi nkahura nawe wabonye ko nyine nahise natangiye kugenda mwishimira bitewe n'ukuntu nyine nawe twahuye ukagara ku mutima mwiza nyine no mbere nk'abari banyirukanye urumva nahise numva David ntakimukunda rero nahise muvuka ntamubwiye nyine ntabwo nigeze mubwira ko tugomba gutandukana rero niwe wagarutse mu buzima bwanjye ku buryo atinyuka kuza none se umufitiye ideni cyo kurya ushobora gufatika nyine ntagusanze no ku kazi bibi ntabwo uri kumva David sinzi ahantu yagize gutya akura nimero yanjye ngiye gukura nkiza rwose ubonye ko n'ibintu byose nahise mpindura mukimara kumfasha nahise mpindura na simukadi ibintu byose nta kintu na kimwe nari nyifite urumva ko natangiye bushyashya rero sinzi ahantu n'ukuri yakuye nimero zanjye arampamagara
mu kumuhamagara mubwira ko njyewe bitakindimo pe nyine ari we nkunda ni ukuri pe kuva cyagiye wansohoka nahavuye nahindutse pe nabonye ukuntu nkunda numva nyine ibyo mukorera atari byo rero yakomezaga ntera ubwoba nyine ndabyemera dusa nk'abakundana ariko iracamo nta kibazo wese njye ni fureshi wari uzi ko nari nakubwiye nayindi inyuma hari agatoya gatoya ese umuntu avuga ngo narinde ahantu gatoya ushaka kuvuga nyine nari hari iyo uvuze ngo gatoya uba ugiyeyo by'akanya gatoya nshaka gusobanura ibintu utazi gusobanura ntabyo se gatoya se ngo iyo utahari gatoya se uba hari iki uba hari uba hagiye by'umwanya mutoya okay iyo atari gatoya iyo ntari gatoya mba mpari kanini iyo ngiye gatoya iyo ntagiye gatoya mba ngiye kanini agaki kanini akanya okay cyaterwa n'ikinyarwanda cyangwa se ugaterwa n'ahantu umuntu yakuriye ahubwo njye mbona nyine byanyobeye n'ukuntu nzi ikinyarwanda kinoze ngenzi uko unoze ikinyarwanda nicyo ni ikinyarwanda kinoze akanya ngo nari marenga gatoya akanya gatoya akanya kanini nari ngiye hari agatoya okay ibyo nta kibazo niyo nabonye rero ejo urahuje urugero n'abari abakozi bo ku karere customer care se ntabyo tugomba kubitaho ko babyita se ni biriya ni biriya namubwije ukuri pe namubwiye ko ari we nkunda basi ibyo utambwiye cyangwa ko umuntu kubangamira ushobora kuba inzitizi nyine twapfereka nk'uko namubwiye ko ngo ari we nkunda ngo noneho ari kumbwira ngo ngomba kumukunda ngo ku neza n'inabi ngomba kumubwira ngo amagambo y'urukundo mana noneho yanize wumve ko Kabiba ariwe wantabaye wese ntabwo bifasha ukuntu nta kibazo ngiye mfite ahubwo nyine iyo uba warabimbwiye ukamenya n'ikibazo ufite ariko urahamisha wanyuze ukagenda ukigunga ikibazo yavuze ngo nawe ngo uwo musore ashaka kumumenya ngo ntabwo azamukira kandi ntabwo nakwifuza umuntu wakugirira nabi pe ndagukunda ubu ngo nta kintu na kimwe mbwiye sibyo ni uko nyine ngiye nta muntu n'umwe njya mpanganye nawe njye umbwire sibyo ntukamishe nacyo ntiwikumvishe njyewe ntawe kuri baby nanjye nabonye ukuntu nkunda ndavuga ni ngomba gufata umwanzuro pe erega urabikwiye njyewe byari nari nabuze uko mbikubwira pe ariko uzi ko David na Gasaro nawe yamumbajije iyo baziranye ni uko waje undi nini Gasaro yambajije David kandi Gasaro noneho yari ari kumbwira ngo nkureke ngaragukunda ngashaka kugutwara ngo aho kugira ngo ngakubure ngo twese ngo twakubura ngo ni ibintu byinshi pe ngaranyanga Gasaro nukuri pe niko yambwiye ngo ajye gushaka ngo umugani ngo bita ngo twese tumuhombe ngo kuva yaza ngo ntumureba kandi mumaranye igihe ngo njye watumye utamureba umubaza iki sindabizi niba mwarakundanyeho ntuzi ko ariko ambwira dukundana gute y'urukundo yego njye na Gasaro ntuzi ambwira uburyo ki ngagukunda ngo ariko ukuva naza ngo utakimureba aho wabeshye Gasaro ntabwo ntekereza ko yabishobora njye ndi kubeshya ntabwo ibyo Gasaro yabivuga wowe ngo mwamumba wenda uretse murakumpita nese ubu wari ubizi ko we na David baziranye wumve ko nanjye natunguye nsanga na David amuzi okay ikibazo ubundi ikibazo ni uburyo aziranyemo na David ariko ntacyo bebe nzabikumvisha kugira ngo ubyemere okay fine reka nkwizere sibyo ariko ikibazo ubundi si ukuba n'ibyo yavuze ko wenda kuri we n'inzozi ntawamenya ahubwo kuba aziranye na David
kandi akaba umuntu ushaka kugirira nabi nicyo kibazo ugenda mu ntoki wagira ati nyereka Gasaro aragukunda no mwana kunkunda kwe simbizi ibyo ari byo byose ajya afata nk'umukoresha we babyita kwita ku bakiriya customer care ugomba nyine kubaganiriza ukabasekera n'ibiriya ko nabo bararebaga cyane koko kumutansekera tugusekera koko yewe cyane yemwe mwanze uransekera wowe muranseka ahubwo ubwo n'ubwo uri kunsekera sinsetse se mwansekera tu turaseka ni ukuri twabuzwa n'ise kugusekera aya nari ibirori byo guseka ahubwo se abandi bameze bati ko nabo nigeze mbona nabo barahantu gato bari mu kazi kaba kabaye kenshi nyine wose njya n'akazi kenshi kesha nkesha ubuzima kesha nkesha se nkora iki y'amasaha yangeze se naha ubu ubundi warataye none se naguma mu kazi kandi amasaha yanjye yarangiye ejo bundi warataye narataye wowe warataye narataye kubera iki muri veka harayimundi haraye n'umukiriya ninde nyine umukiriya w'umugabo nyine umugabo nyine ni umukiriya waje n'umugabo bajya ninde nyine ese ntabwo umuzi nzi kuba nkaho utamuzi kandi umuzi umbizi ko umuzi se wamuzi kandi dutegetswe no kumenya abakiriya baha bose tubaza amazina ko ngenda ushobora kumuzi aya ntabwo muzi umukiriya wanganye yesu igihe wacisha umutima narataye kesha se iyo abakiriya bari muri VIP turakesha kandi umunsi wakurikiyeho utarakora waraje utinze ko nari nanuye nyine ko nari niriwe mfite amastress y'akazi niyo mpamvu ahubwo waraye ufite amastress y'akazi naraye nawe yubera umukozi nyine ibyo birangira hanyuma niba ngombwa kumbikemura nzabikemura kandi vuba ndaza kugira icyo bakora rero ibyo muhungu wowe ubu muri iyi minsi wicunga wimenye yaba ibyo urya ku kazi yaba ibyo unywa ku kazi niba umukobwa yatangiye ifite izo ntekerezo nyine ugerageze nawe wicunga ubundi ibindi umugabo gato bizajya byihuse kandi wahangayitse ugahorera neza ishime nakubwiye ko n'umutwaro uri noneho no mu nda wari ufite ibibazo niyo mpamvu ubwoba ibaze ko maze iminota ibaze mufashe ibaze baza akabebi igihe nagiriye muri tuwarete rero bitamukubise nk'intebe mu basi mu mutwe arikije umushyikirira ku buryo utangiye kubita ni kuruka kibawe ariko nabwo yamufashe ehe niyo watumye ndeka ntabwo mfite amusuri kuri wagira ngo ni ikibawusa ni ikibabo kinini abo kabebi nanditse nawe bagiye kudufatanya yarameze nk'ufashe igisambo ntabwo gufata igisambo bisaba ko ufite imbaraga nyinshi n'umwana muto wambaye igisambo aragitesha kiriruka numva sinamubwiye ngo ngiye guhamagara polisi aho ko imbaraga nta na nimero mbese zayo iyo mufunga mugahamagara nta nimero zo kuri polisi nzi ngo nabahamagara ariko n'ubundi wamuguza sisive zamufashe yego ubundi wamukurikirana sisitive ntabwo zari ziriho akavuga impamvu atwataka kabebi reka tubyihorere n'ukuntu yari yakomeze nose bazajya batwataka natwe tujye kujya oya nta tubyihorere n'usi umuntu tubireke gutyo gusa tumwihorere basi niyongera tuzabikora nta kibazo sibyo nkunda kunyumvira ni itegeko ikivuguto senyuma aha kabebe wacu se ayirebere njye ndirwariye mu wese ushaka bigemo njye ndirwariye mu bigemo ushaka iki ntacyo sigure neza nta kintu ushaka mu bigemo You're my everything.
my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,